Hello everyone, muraho neza. Nitwa Bigimana Theoneste. Nagira ngo tuganire hari igitekerezo nari mfite cyangwa se twabyita inspiration. Hari timu dufite tuzaganira mu gihe kiri imbere, ariko uyu mwanya nagira ngo tuganire ku mushinga mugari cyane, umushinga twise uruziga rw'uburinzi. Uruziga rw'uburinzi rero, iyo umvise iryo jambo ubwaryo, ni ijambo umuntu wese yahita yibaza, ese kubera iki ijambo uruziga, kuki abantu batekereje uruziga irindi jambo ririmo ni uburinzi, kuki babitekereje batya? Ese uruziga ni ibiki, biganisha hehe? Uburinzi ni uburinzi bugenda bute? Aha rero iri jambo uruziga rw'uburinzi ni inspiration cyangwa se twabyita nk'iyerekwa mu Kinyarwanda tugenekereje. Inspiration imaze imyaka myinshi cyane. Aha ngaha nitubiganiraho bizafasha urubyiruko kumenya, ese umuntu ashobora gutekereza umushinga agahita awushyira mu bikorwa. Bifata igihe kirekire cyane kugira ngo umuntu abashe gushyira mu bikorwa ibyo yatekereje. Nishatse kuvuga ngo icyo umuntu atekereje cyose ntabwo ariko aba afite ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa. Bifata igihe kirekire. Nge rero byamfashe imyaka igera kuri 24 kuko uyu mushinga nawutekereje ndi muri secondaire nko mu mwaka wa 5, niba ntibeshya hashize igihe kirekire cyane. Uyu mushinga rero byatangiye biza naba niturije ntuje, kuko nibwo buzima nsa naho nkunda cyane. Nkunda gufilozofa, nkunda gutekereza ku bintu bitandukanye, nta mupaka ngira, yaba ari imitekerereze ku bijyanye n'imyizerere, yaba ari imitekerereze kuri filozofi zitandukanye, cyangwa se ubucurabwenge mu Kinyarwanda, yaba ari imitekerereze isanzwe psychology. Imitekerereze twese turayigira, umuntu wese agira uburyo abaho. Rero iki gitekerezo kiza cyaje neza cy'uruziga, kije vuba, ntabwo gitinze. Muri ya myaka navuze, vuba aha ngaha ndetse muri uyu mwaka nibwo haje ijambo ryitwa uruziga. Numva rifitinga na bya bindi byose mazemo imyaka myinshi ndi gutekereza. Iryo jambo ndarikunda, numva namwe naribatura. Urwo ruziga rero nimwumva aho rwakomotse. Rukomoka muri Bibiliya. Abatemera Bible bemera Korani, n'abatemera Korani twese twemera Imana. Tuzabigarukaho kuko hari igihe uganira n'abantu umuntu akakubwira ngo ngiye ngo ntabwo nemera Imana. Ariko ese icyo wita Imana ni iki? Abapsikologi batandukanye bahuriza ku kintu kimwe, bakavuga ngo umuntu wese burya agira Imana muri we. Icyo twita Imana, ngo mu byifuzo bya muntu muzima wujuje ibisabwa aba agomba kubaho afite ikintu yishingikirizaho kimurenza imbaraga, kimurusha imbaraga. Icyo kintu kimurusha imbaraga nicyo tugereranya n'Imana ye. Aha ngaha abizera Imana yo mu ijuru, natwe turimo muri uru ruziga hamwe na bagenzi banjye, tuzabereka mu biganiro bikurikiraho, tukanaganira birambuye. Twemera Imana twebwe, ariko hari abandi bemera mu bundi buryo, ariko icyo bemera nicyo twagereranyije n'Imana. Tujya dukunda kumva ingero, Abashinwa bemera Imana nyinshi, kandi muri uko kwemera Imana nyinshi bifite icyo bisobanura. Umuntu kubaho afite ikintu yizera. Hari ushobora kuvuga ngo iyi saha yanjye intera amahirwe, akavuga ati iyi saha ngewe iyo nyambaye ngira amahirwe menshi. Icyo gihe rero iyo agiye gukora igikorwa gikomeye cy'ubutwari cyangwa se gisaba imbaraga, iya saha ye ntabwo ayisiga. Arabyuka mu gitondo akaba yanayikisinga, akayibwira ati uyu munsi rwose ndabona wanyemeje, uze kunyemeza. Nimugoroba akaza kugaruka akayikisinga cyangwa se akayisoma, akavuga ati rwose wa mana yanjye we, cyangwa se mu Kinyarwanda babyitaga imitsindo.
ibifitanye isano nabyo. Wanyemeje rwose ibintu byagenze neza, wabanye nanjye kandi rwose ni byiza. Rero murumva muri ubwo buryo bw'imyemerere ye nawe burya yemera Imana. Iyo tugeze ku iremwa twese twararemwe, abemera iremwa, abemera ibindi bya siyansi bavuga ko yenda umuntu hafite ahandi yakomotse, ariko aho yakomotse hose afite inkomoko yaravutse yego, ariko mbere y'uko avuka hari uko byagenze kugira ngo abeho, kugira ngo yitwe kanaka. Njye nababwiye ko nitwa Theoneste, hari uko byagenze. Rero ngarutse ko narimo ndi kwisegura cyane iyo mvuze ku ijambo mvuga ngo nemera Bibiliya, niko nyine mbyizera. Niyo mpamvu nakomeje kugenda gatoya ku ruhande kugira ngo nsobanure n'abandi ko bafite ibyo bizera, ariko tuzahurira ku ijambo rimwe ryitwa imibereho ya muntu. Umuntu abayeho ate? Umuntu uruziga abayeho mu buzima buzengurutse. Iri jambo rero uruziga riboneka muri Yeremiya, muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cyangwa se y'Igifaransa cyangwa y'Icyongereza, Yeremiya 18 umurongo wa mbere ugakomeza kugera aho ushaka, kugera ku wa 9 cyangwa ugakomeza ushaka gukurikirana n'ibindi byavuzwe aho ngaho, ariko ubuhanuzi niho bukomoka. Aho ngaho rero mu ncamake ngerageje kugenekereza ijambo ruziga ruzamo ngo Imana yatanze ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano. Aho ngaho ivuga ngo umubumbyi n'ikibumbano, ibwira Yeremiya ngo manuka ugende ugere mu rugo rw'umubumbyi. Nugerayo ako utarageraho nta kintu bari bukubwira, ariko nugerayo uragira ibyo umenya. Iri jambo naryo tuzarigarukaho ryitwa movement. Ese umuntu impinduka yazibona ate atamuvinze? Genda amatwi yawe araza kumva nugera hahandi, kuko ibyo wumva biherereye aho ngaho. Yeremiya rero ahageze aho bamutegetse kugera, baramubwira bati ngaho niwitegereza ubonye iki? Arangije agiye kwitegereza abona imirimo umubumbyi mu rugo rwe, imirimo yose ayikorera ku ruziga, ku muzenguruko. Uyu muzenguruko nanjye nk'umuntu utekereza nk'uko nabibabwiye mbere, ugira amakenga, ndatekereza nese kubera iki uyu muzenguruko usobanura iki? Muri Bible ntago babisobanuye, ariko nanjye nagize inspiration, ndabihuza n'ubumenyi nsanganywe, birumvikana. Uru ruziga, imirimo yose ikorerwa ku ruziga. Ibi bintu bisobanura iki? Ibi bintu bisobanura ubuzima bwa muntu bwa nonaha. Mu Cyongereza yenda tugenekereje nagerageje kubura ijambo ubuzima bwa nonaha, cyangwa mu ndimi z'amahanga ni present time cyangwa se le présent. Ubuzima bwa nonaha ndi kubaho bwatangiye saa 6 z'ijoro bukaza gusoza irindi saa 6 z'ijoro. Wa munsi twavugaga tomorrow cyangwa se ejo waje guhinduka nawo none. Nirwo rero uruziga rw'ubuzima. Naje gusanga muri urwo ruziga harimo ibice bibiri, harimo icyo bita gutsinda no gutsinda. Kuko nahise numva ijambo rinza mu matwi, mu ntekerezo, rimbwira ngo uru ruziga bisobanura ko ubuzima, abakoresheje ijambo ry'Igiswahili ngo ubuzima ni panda teremuka. Panda teremuka, kuzamuka no kumanuka. Hari ahaterera, hari n'ahamanuka. Wabireba neza ugasanga koko ahazamuka hari uko wabyenterpreta kose ni success cyangwa uko wabisobanura kose. Ahazamuka hari uvuga ati ni ibigeragezo, ariko icyumvikana ahamanuka bati ni ibisubizo. Ariko uko wabyita kose, kumanuka no kuzamuka ni ibisubizo n'ibibazo. Ubuzima bw'umuntu rero bugizwe n'ibibazo n'imbogamizi, bugizwe n'ibisubizo cyangwa se intsinzi, gutsinda. Iri jambo rero ruziga naho twarikuye ndangije ntangira kureba wa muhamagaro cyangwa se rya yerekwa nari mfite kuva na kera, ndi kuvuga nti abantu dufite ikihe kibazo, kubera iki ibintu bitagenda nk'uko umuntu abishaka, kubera iki abantu basenga cyane bakurikiye Imana bazi ko izabafasha ibintu byose bizagenda neza, bamara kugerayo kabiri gatatu hari akantu tujya tuganira
na bagenzi banjye iyo turi muri systeme nyine y'imisengere turi gusenga, ukumva umuntu arabajije ngo ariko ngo uzi ko Imana ari hatari, ngo uraza ngo ugiye ngo kuyikurikira ngo ikagukaresa, ngo ufite ukuntu ngo guhereza utuntu twiza ikakwemeza ikagushimisha, wamara kuza umaze kuza muri kwa kwemera, wamara guhitamo, wamara kuza kuyoboka itorero runaka cyangwa se idini runaka cyangwa groupe runaka y'abasenga, wamara kugerayo umaze gushinga ibirindiro aricyo bita kubatizwa, ya Mana igatangira kugushyira ku ikosi, igatangira gusa nayo kuyihorera, abantu ugasanga yarantereranye, twatangiye imfashanse ikansubiza, nibwira ibibazo ikabyumva, none ubu ngubu reka da ibintu byarahindutse. Ahangaha abandi twaganira bakagusobanurira ati rero nta hantu hatari urugamba. Umusirikare ku rugamba agomba kuba atyaye, agomba kuba akomeye, agomba gukora imyitozo, akitoza bihagije kugira ngo abandi bazaza nyuma ye azabashe nawe kubigisha cyangwa se kubahugura. Rero aha hantu iyo tugarutse turavuga tuti mwakwizera Imana mwagira mute no muri systeme y'imyizerere, no muri systeme ya Gikristo, no muri systeme ya Gikristo gusa, n'abayisilamu bemera Imana n'abandi bose. Iyo wagiye mu cyo bita kwemera Imana ntago bikuraho ko utari buze guhura n'ibibazo, ndetse niyo urebye neza yuganiriye n'abasenga barakubwira ati ahubwo iyo ugeze mu Mana neza nibwo sasa ibibazo bijya byashyuha bigakomeza sasa kuba byinshi. Kubera iki? Winjiye mu gisirikare, ibisirikare biba kwinshi, hari igisirikare cya leta cyangwa se cy'igihugu, ariko n'Imana nayo igira igisirikare, igira abantu itoza, igira igisirikare. Mu gisirikare haba hari ababanje mu murimo, abamaze gukamirika, abambaye amapeti atandukanye, ariko haba harimo n'abatangizi. Ese abatangizi, uriya wageze ku ipeti rikomeye yabigezeho yakoze imyitozo, yabigezeho yabonye amahugurwa atandukanye. Ayo mahugurwa atandukanye rero nirwo ruziga rugaruka ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu mubona abantu bakuze ujya hari ukavuga ngo umuntu yabaye inararibonye, afite byinshi yabonye mu buzima. Yahura n'umujene cyangwa se urubyiruko cyangwa se umujene papa, umujene mama, akakubwira ngo ukamureba ukabona nyine ari umuntu uri aho ngaho uciriritse, ariko waza kwitegereza neza yakubwira ijambo rimwe rikavamo amagambo menshi. Aha rero ni amahugurwa, ni experience, ni ubuzima yanyuzemo, ni ubunararibonye. Rero uko umuntu arushaho kugenda amara igihe ku isi, igihe agenda amara ku isi, ni nako agenda ahura n'intambara. Bibiliya ikavuga ngo dufashe igihe mu isi turi mu ntambara. Aho ngaho rero iri jambo uruziga, tugeze aho nakomeje kugera kure mu ntekerezo, nza gusanga umushinga wacu twawita ubwato mu nyanja. Turi kurema rero systeme y'uburyo twajya mu bwato. Naringiye bagenzi banye nigeze mbabwira iyo shusho y'ubwato, barambwira ngo noneho ngo ugiye kurema inkuge ya Nowa. Ndababwira nti ntago mbizi ko ari inkuge ya Nowa, ariko icyo nzi cyo ni ubwato mu nyanja. Inyanja ni isi, kandi si jye wahimbye iryo jambo. Hari abari babibanjije kubyitegereza basanga inyanja igira ibibazo byinshi, harimo imiraba, harimo imiyaga, harimo no mu nyanja hajya habonekamo n'impanuka, ubwato bukagongana abantu barangaye. Ibyo byose biri mu buzima. Isi rero igereranywa rero n'inyanja, bivuga ngo ibibazo byo mu isi bihora bihindura isura umunsi ku wundi. Naho rero ubwato turimo bugira nabwo amategeko ngenderwaho, bugira kapiteni cyangwa se umuyobozi w'ubwato buyobora. Turaza kubigeraho mu biganiro bikurikiraho. Ubwo bwato rero bugira abagenzi babubamo, bugira abungirije ba copilote. N'indege igira copilote cyangwa se umupilote wungirije. Abapilote bungirije mu gihe wa undi yananiwe ashobora kumufasha. N'ubwato nabwo
bugira abakapiteni bungirije cyangwa se abayobozi bungirije. Iyi shusho rero y'ubwato mu nyanja niyo twahisemo gufata kugira ngo turusheho gusobanura ibikorwa byacu byo mu ruziga. Iyi jambo rero y'ubwato mu nyanja tuzavuga ku bibazo bitandukanye byibasira ubuzima bwa muntu. Ubuzima bwa muntu bugizwe n'ibice bitandukanye, bugizwe n'igice cy'amateka yahashize, background history, bugizwe na present cyangwa se ubuzima bwa nonaha, bugizwe n'ibyo twifuza kugeraho ahazaza. Ubu buzima rero turi mu bwato. Muri ubu bwato rero tuzaganira byinshi, ariko ibyo tuzaganira muri ubu bwato buzaba buri kwibanda kuri uburyo butatu bwo kurindwa. Mu rurimi twakoresheje rw'urutirano twakoresheje ijambo ryitwa three protections cyangwa se uburinzi bw'uburyo butatu. Uburinzi bw'uburyo butatu turashaka kuvuga umuntu kuva ataravuka, kuko na mbere yuko umuntu avuka hari ukuntu bategura imibereho ye, bamutwita cyangwa bataramutwita, bifite ukuntu nabyo bitegurwa. Umuntu mbere yuko avuka ababyeyi bafite ukuntu babitegura. Igihe akiri mu nda y'ababyeyi hari uko bamurera, bamwitaho. Uwo ni umuntu mbere yuko avuka. Umuntu yamaze kuvuka bamwita amazina. Umuntu yamara kujya ku isi bakamurera, bakamwigisha. Ubwo tugeze ku cyo bita uburenganzira bw'umwana n'inshingano z'umubyeyi. Umwana ageze mu ishuri, arize, ararangije, ababyeyi bari gukora inshingano zabo neza, ariko ntabwo barekera, bakomeza no kumukurikirana. Aho ruzingerera, aho ugiye gushyuha, ni isano iri hagati y'uburinzi bw'ababyeyi, ababyeyi na wa mwana wamaze kwiyumva ko akuze. Haraza kuzamo icyo bita conflict cyangwa se amakimbirane. Wa mwana witaga ko ari mu butware bwawe, munsi y'ubuyobozi bwawe, amaze kwiyumva nawe ko hari ibyo ashoboye. Nyamara ntabwo umubyeyi uri bureke kumukurikirana, urakomeza umukurikirane kugeza igihe yewe niyo yamara gushyingirwa, n'iyo abyaye urakomeza ukamukurikirana kugeza utakiriho cyangwa n'abatakiriho. Hari aho rero iyo mikoranire hagati ya wa mwana wamaze kwiyumva ko akuze, bwa buzima agezemo, ntabwo yageze ku ishuri, ntabwo ari bwa burere bw'umubyeyi yakomezanya, ahubwo hari ibindi bintu yiga, hari izindi nshuti abona mu kazi, hari yabaye umubyeyi, yabaye umuntu ukomeye. Ibyo bintu biraza kugorana. Bwa bwato rero nimuraza kubyumva bwatangiye buyoborwa, kapiteni ari umubyeyi. Noneho nyuma yaho wa wundi watozwaga muri bwa bwato, hari uburyo bundi avumbura bushyashya bugezweho, akavuga ati ariko ubu bwato ndi kumva twabuyobora gutya. Niko kwa kundi umuntu aba umukuru w'umuryango, yarangiza yamara kugira umwana mukuru akajya amubwira ati ariko reka ibintu tubihindure muri ubu buryo. Ngira ngo aho ngaho ndi kuvuga ku cyo bita uburyo bwa protection, birumvikana neza. So tugarutse rero mu musozo w'incamake y'uyu mushinga, nibwo twatekereje ko umushinga tuzawukora mu buryo bubiri. Tuzawukora mu buryo bw'ibiganiro, dufasha abantu mu bitekerezo, nabo bakatwongerera ibindi. Murumva abantu bakiri ku isi ntabwo ibiganiro birangira, dufite byinshi byo kuganiraho bitandukanye. Nta mupaka dufite, ahari yenda umupaka dufite nuko tutazirirwa twivanga muri systeme zindi, yaba ari politike cyangwa se imiyoborere. Turabivuga dutambuka, hari ibyo tutagomba kwivangamo, birumvikana, kuko ntabwo tubifiteho ubushobozi n'ubumenyi buhagije. Tuzavuga ibyo dushoboye kandi tuzagera ku bisubizo byiza. Intego yacu rero ni ukuba turi mu bwato tukaburinda gukora impanuka. Ubuzima bw'abantu bari mu bwato bukagenda neza, bakagera mu cyerekezo, nubwo batakigennye. Hari akantu twagiye tugira kitwa ngo backup. Ese iyo utageze hariya ubigenza gute? Compensation mu Gifaransa, ko wabuze kiriya, ese ufashe kiriya ntabwo byakunda. Ibyo bintu byose rero biragaruka ku buzima bwa muntu.
umuntu abaye hate, umuntu atekereza ate, umuntu apanga hazaza he gute, ese yageze igihe cyo kubishyira mu bikorwa bya bindi yapanze biragenda gute, biramuvanga. Umuntu afite izindi nkurikizi zimwivangira mu buzima, tuzabigarukaho. Izo nkurikizi rero turamufasha kuzirenga kugira ngo yibohore. Muri uko kwibohora rero niho dufite projet ya kabiri yo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye, ngo ni counseling. Dukurikije ubumenyi butandukanye, dufite abize ibya psychologia mu ruziga, dufite abize amategeko arimo ngewe ubaganiriza, n'ubusanzwe ndi umujyanama mu by'amategeko n'ubuzima muri rusange mu kazi nkora ka buri munsi. Dufite abandi bantu basenga Imana kandi bigakunda, bashinzwe groupe y'amasengesho, abantu niba bidusaba ko tujya muri spiritualite cyangwa se mu buzima bw'umwuka kugira ngo dufashe wa muntu tumutabare abeho agerageza kugera ku ntego yihaye, abeho yishimye. Nicyo twese duharanira. Uyu mushinga dufite uruziga rw'uburinzi nk'uko twahisemo iryo zina twakomeje gusobanura, nubwo muri kumbona kuri kamera jyenyine, kwari kugira ngo mbararikire, ndubakundishe, mbashishikarize ibiganiro bizakurikiraho, kuko tuzaba dufite abatumirwa batandukanye bafite ubuhanga butandukanye. Hano muri uruziga ruzaba ari nk'ishuri, twigiramo ubumenyi butandukanye, twigiramo ariko n'ubumenyi bushingiye ku buryo bwo kubaho neza mu buzima. Intego yacu ni umuntu agomba kubaho neza muri ubu buzima, agomba kugira uburenganzira nibyo, ariko agomba kubaho atabangamiye abandi nawe kandi ariho neza. Ibyo rero nibyo bizaturanga mu ruziga rwacu. Abahanga batandukanye, abatekinisiye batandukanye mu byo bize bitari byo nize, ibyo byose tuzuzuzanya. Tuzavuga ku buzima, uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye, tuzavuga mbese ikintu cyose kibangamiye ubuzima bwa muntu. Tuzavugamo n'ubuzima bwa gikristo cyangwa se ubuzima bwa spirit, bw'umwuka, ubwo buzima bw'umwuka cyangwa se ubuzima bw'imibanire y'umuntu n'Imana nk'uko twabigarutseho. Hari abandi babyumva kuturusha, bazaza bakabaganiriza kandi bikagenda neza. Umusozo wa byose ni ukubohora umuntu. Urabohoka bigenze bite? Urabaho uri free, urabaho ubayeho mu buzima wishimiye bigenze bite? Insanganyamatsiko nkuru iyoboye ibindi ni iyo ngiyo. Duhindure imyifatire, dufasha abandi, twaguke mu bucuruzi, twaguke mu mitekerereze, twaguke mu miyoborere, twaguke mu iterambere, ibintu byose bigende neza. Namwe ubwanyu mwemerewe kuba mwaduha insanganyamatsiko mukatubwira muti turashaka ko bigenda gutya. Rero kugira ngo byose bigende neza, uruziga rugomba gukura. Hari abandi mubona dutangiranye bageze kuri 6, ariko n'abandi bose bagenda baza. Turi tayari, ikaze. Aha nta muntu n'umwe uhejwe. Icyo dusaba gusa ni ugukanda kuri subscribe, ugakanda kuri like, ugakanda kuri share, yewe ugakanda no kuri kakazogera gatuma bya biganiro byacu ubibona mu bambere. Icyo ubwacyo kirahita kikugira umunyamuryango wacu, kandi dukeneye ko umuryango waguka. Ubwato ni bunini ni bugari, bukeneye kujyamo abantu benshi kandi bagafatanya kubuyobora neza kugera ku cyerekezo gikwiriye. Turabashimiye, murakoze, naho butaha mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.